Mwiriwe neza bakunzi ba Gorilla TV, mbanje kubasuhuza. Muri kumwe nanjye Munyendanga Andre aka Ken Rock. Mu rwego rwo guteza imbere ubumwe n'ubwiyunge kuwa 24 z'ukwa 7/2020 mu karere ka Bugesera, umurenge wa Nyamata, hatanzwe ibihembo bitandukanye ku indashyikirwa mu kwesa imihigo mu bumwe n'ubwiyunge 2018-2019. Umurenge wa Nyamata akaba ari wo murenge wabaye wa mbere mu mirenge 15 igize akarere ka Bugesera, kandi uwo murenge nawo ukaba warahembye ibyiciro bitandukanye byagize uruhare kugira ngo uwo murenge wese iyo mihigo. Ibyo byiciro bitandukanye akaba ari byo: umurinzi w'igihango wahawe inka, uhagarariye komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ku murenge akaba yarahawe telefone igezweho. Utugari twagize uruhare rukomeye mu bumwe n'ubwiyunge twahawe ibikombe ndetse na certificate. Niba nawe ukeneye kumenya andi makuru ndetse acukumbuwe, wakurikira Gorilla TV kuko ni televiziyo ikorera kuri YouTube izajya ibagezaho amakuru kandi ikabagezaho n'ibindi biganiro bitandukanye. Ahangaho ushobora kuba wakurikirana comedy cyangwa se ukaba wakurikirana n'ibindi n'imikino n'imyidagaduro ndetse na gospel n'ibindi. Murakoze kandi murakarama.